igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe munkurikira. Bisanzwe ni Misino, twaje mu muhango wo gushyingura umuvandimwe Team of Change cyangwa se Philibert Twagirayezu. Rero ahantu ari buze kuba ashyingurwa ni hano, ahaza gushyingurwa ni hano, ahangaha uko abantu bari kubibona, araza gushyingurwa hano uko muri kubibona hano. Akaba iyi ngiyi akaba ariyo baraza kuba aruhukiramo, ndetse akaza kuza kubasabirwa umugisha ndetse no gusengerwa bwa nyuma muri iyi shapeli ya hano. Reka rero muraza gukomeza kugenda mubana nanjye, byose ndaza kugenda mbikora gake gake tugendana. umugisha na Yesu umwana wabyara arasingizwa, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraye dusabye abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Reka rero shimira abantu mwese twabanye kuva mu gitondo ubwo twegezaga Frere Hubert Twagirayezu, akaba ashyinguwe mu cya kabiri cyangwa se ku basereziyane, ku bahazi, abantu mwese twabanye kuva mu gitondo kugera ku isaha y'isaa munani. Ubu ino video nyifashe aribwo bamaze kumushyira mu mva, barimo kuyitwikira. Rero mu by'ukuri reka tuvuge ngo twihanganishije umuryango wa Hubert ndetse n'umuryango muri rusange w'inshuti ziwe n'abavandimwe, bagize neza ku kwitabira. Abantu ni benshi nk'uko mwagiye mubibona, abantu bari benshi. Mwakoze, mwageze neza, Imana ibaha umugisha kandi imirimo yakoze ku isi agihari nizere ko iraza kumuherekeza ikamugeza mu bwami bw'ijuru. Ubwo rero video ndetse n'ibindi bintu byose muraza kugenda mukomeza kubikurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye nk'ibisanzwe ya Misino. Turabana umunsi ku munsi, Instagram, TikTok ndetse na Facebook. Aho hose kuri YouTube naho tuzabana, ku Isaha Nyayo TV aho naho tuzabana neza cyane, cyangwa se ushobora no kuuploadinga video ikajya kuri Shanaya TV Rwanda. Rero abanyamuryango mwese muri rusange mu nkunda abakunze Hubert cyangwa se Team of Change, abantu bakoresha TikTok barimo muzi nka Team of Change, bagize neza, barakoze. Imana rero imwakire kandi mutuza heza. Kati